Satani niyemera injiji. Noneho ni wowe ushinzwe kwakira abakozi bashya muri Satani Company Limited. Amayi nka data. Ndarengana umuhungu wa Dafros. Noneho turi babiri twagukubita muri babiri turi babiri aka kanya twagukubita n'uyu nguyu oya ntabwo tugukubita reka tubikoremo reka jewe do DJ ya do reba je do DJ ya urayibona urayibona ngaho tugende tuyigura kubiturushyo wakigora icyo gihe wese waje ukora umukubita Mwabasore mwana telefone mwambone aho ngaho. Mwabasore banje nta telefone mwabonye aho ngaho. na phone Sundi we wa mugabo we tutagiye mu bintu byinshi ubundi iyo telefone ya rubuhe bwo. Mbabajwe ikibazo ntabwo ari telefone ahubwo mbabajwe n'iki n'ibintu byawe biri muri telefone. Harimo ibiki subu? Harimo amabanga menshi cyane ibintu by'urugo. Amabanga so uri umusirikare. Ave byihorewe ntabwo uzi ibintu Oya nidutinde. Ubundi nk'umuntu jewe hari umuntu ngeze kubona n'ifite ubundi. Uraduhanga iyo phone tuyikubona. Reka mbere ukuntu tugiye kubigenza. Turi abantu bakuru turi n'abantu bumvikana. Cyane. Telefone yanjye mubaye iri buboneke. Icyo mwansaba nakibaho. Wakido. Okay uyu ngura mu 1,100 nanjye 1,100. Nayo ngaya. Oya uraduha 150. Reka babwira we na telefone yawe sindi guranga. Ira telefone nta gaciro yari ifite. Ngiye babajwe n'ibintu byari birimo niko nababwiye. Mwijya kwica amafaranga ngana. Ibyo bintu ngaho rero bibarira agaciro. Agaciro ahubwo umuvuzi 1,100 n'uyu 1,100. Wenda ndagwa nka 25 uyu ngo nayo 25. 25 se urabona nta muryango mfite. Reka mbabwira ukuntu bimeze. Kwa ko nyambabajwe n'ibintu basi biriho kuko bimfitiye umumaro mwinshi. Ndabahereza 200 basi. Reka nemere mu. 200. Nayo ngaya nayo. 200 n'ubundi ngo nishanishana. Ahubwo hiri ni no gasasa. Gahunda rero ukuntu imeze. Amazina yanyu kugira ngo ntize ubwo ndabwirwa n'iki ko phone yanjye ndi buyibona. Aka kanya ngiye kandi ugiye kwibona aka kanya. Uyu nguyu uretse no kuyizana. Uyu nguyu ubundi afite imana yo kugarura ibintu byabuze. Ubundi uyu nguyu na cya gitabo bandika neza. Mwijuru cya gitabo bandika aka kanya ugiye kuyituyibona. Yigeze kukiba arakigaruka. Murakoze. Ibaze ko yagwana ubushobozi bwo gukora ibya byose ushaka. Ntacyo reka tubyemere. Nabyemeye ibyo binabaho. Reka nemere ko icyo cyizere mu kinkizemo. Ahubwo sinagura kumva ko cyakubyimbye no mu. Wapi nubwo ari nakira. Ngiye kwita mbigukora phone iboneke. Dore reba. Ntacyo gerageza. Dore reba hari hasi. Ese ko ndi kubona ibyatsi gusa nta telefone ndi kubona. Boye humura ariko telefone urayibona. Ubundi ufite ikihe kibazo? Aba bantu se abateka mitwe ubu ngubu mwa. Imitwe se turayiteye kuyitetse bwo yashya. Ariko uzi kuntu byagenze. Umuntu wayifashe nyine hari ukuntu byagenze umuntu wayitwaye ubu ngubu nawe afitemo imbaraga zidasanzwe muri we ari gushaka nyine kuyiyenzaho. Neza ubushatse kuvuga kuri kumushika. Tukandi turi kumureba. Abajya amasaba ateka. Ari harahirya ubu ngubu. Ageze ahantu bita mu gikoni. Banza wumva ukuntu bimeze. Time nyine ndabyo. Iminota yo kuba mbonye iyo telefone. Fata gutya twaze tugusanga. Wowe duhereza iminota 15 minutes. 15 minutes. Ubundi urahita utubura. Muransanga hano. Wowe uguma aho ngaho gusa. Wowe turashe tukuzanire telefone yawe. Cyangwa reka nkubwire. Nushaka ube wicaye nta kibazo. Izuba ritakwicira hano. Wowe turaje gusa dutegereze. Ubundi ko mbona uri kwihuta nk'iyagatera ubundi uramenya yaciye. Ariko uramusazi ni wijyanye. Ni wijyanye nyine usibye kwibaraguza urumva ndi waba witwaye. Twara abantu babiri batatu hari. Nese urumva ari undi waba witwaye ari. Ariko natwe turi ibigoryi. Ukuntu ikigoryi ni wonge nago ndi ikigoryi. Uramusazi yitwaye n'umugore. Si wese ubundi wari urimo kurwana. Iyo reka bundi nkayifata bundi byari kugutwara iki. Aya ko nkozi ko nawe uri umurgira. None se ndi umuryi nese iki gifura n'abakisyamo amazi. Areka shani igendere njye kumurira. Nanjye ubwo ndashara rero njye kumurira. nawe wamubonye Wati mbirisiko ahubwo se wowe wamubonye none se shanga ndebe tujye kumushakira hariya bahari imbere se turamubona ndabizi ni habari kandi ariho aba yicaye munsi ya biriya byatsi I don't want peace. I want problems always. Mukuru yawe. Wanye chaka se wa mali. Ingwase ngiye uramiti. Ndagowa karabo.
karabona ko wari uri kungango nakara reka ntago nibyigosi ibi nibiki ibi ngibi biraribwa se ibi biraribwa njye iki kiraribwa dore gifite n'utundi tuntu ibisa nibiki ibimba nabireba uhanga nicaye umba nabibonye nkabiki simba nabonye ko biri kuribwa se ufite n'akandi kantu Sabay ndaje ese kunkura nkaho tuzira twanamenyana ariko wanzunde ko ibyo tureke kubitindaho ubwo dufasha nta muntu uhuye nawe wambaye ibiboro by'ibishati ukuntu ameze nk'umusazi reka nta muntu nahuye nawe ntinyuze muri za nzana musobanure neza dore yari yambaye ishati ijya kumera nka gutya nawe muhuye wambaye ibintu mu mutwe wajya mu musazi n'ibintu by'ibishati utamenya ubwoko dukubitanye nawe ari kuzamuka muri ranzira aho ngaho nawe dukubitanye I don't want peace. I want problems always. dore nguriye neza none ubundi se uretse ibintu by'amagambo iriya telefone nayo duha turayimaze aha turegesha amapine y'imodoka cyakoze nanjye aho ngaho nayo nibaraguje nkunze ko bizi ibikise ese watse tukagenda ukava mu magambo ariko icyo uzi ni ukuvuga ngo tugende n'ibintu uzi yadukoreye tukiri ari haruguru ahubwo mfite igitekerezo watse tugashaka undi muntu udufasha kugira ngo tumufate shakire kandi ujya kuzana so kuko sinakwizeza kuri wiyibone ko numva bikubiye gake nk'amafaranga y'akadege wahabimenye rero reka nkugire inama mwana wa mama gira vuba ushaka icyo ukora kuko aya mafaranga turayakeneye kandi nawe urabizi cyane cyane we kuko ubukene ufite burakubiye noneho ni nk'isura y'idayimoni sinumva wabimenye se mva se we ahubwo nari mfite igitekerezo nawe ujya utekereza se buriya cyane ko nkurusha ubwenge se shangiye mbona we nta bwenge ugira ubona waratanzwemo ibitambo utabizi niba kinangamo we bazagusige ahubwo uzi ikibazo ntacyo nzi pe ko ntacyo ngira se nkaba nta n'icyo namenye nahurira he nacyo satani niyemera injiji noneho ni wowe ushinzwe kwakira abakozi bashya muri satani kampani limited amayi nka data ndarengana umuhungu wa dafroze ariko hatuje nkavuga uvuga iki se wamutindiwe ese nta bundi buryo wanyitamo umukene nta bundi buryo kuko nakwise umutindi cyangwa umutimbwe nta rindi zina nakwita nta gisubizo naguha nanjye ubundi ni gute twisanze aha hantu gumana igisubizo cyawe ngiye nshaka telefone suri kuyireba se genda uyifate ariko urikunda nyamwiza we ubonye ukuntu cyari kikunize kigutaye wakajwiga none nanjye uri kukinyoherezaho ngo nyiyahureho bwari bwiza iyo butamanywa na bose avayo tugenda tugende naribi imbere nyine ese kuki ari njyewe nyine ushaka ko njya imbere shanda byanze kandi ndataha oya ariko buretse kugenda naho tugende naribi ndagiye imbere tugende nyine ese wagiye imbere tugende shaka aho bireka twe tumujyanye se ikibabaje kandi cyane wowe nabyuze ibicwa byo gusohoka It was at this moment that he knew. bite byawe hari ikintu ndi gupanga namwe ibintu biswi nayire yashize ibyo bya biswi se ubundi wowe bikuye he ese ubundi bya biswi uri kuvuga bihuriye he n'ibyo turimo gushaka twebwe turi gushaka ka kantu wakuye haha kandi yesu wese muracyagategereje ntago bibaho nagahari kashize nakariye nakamaze utwo rwayigurishije mwana ubu se nguyu afite ubwenge bwo kubasha kugurisha telefone ka kantu kari herata kashize burundu ese wagashyize he wagashaka yagashize mubaze wowe turi kubwira tuguha amafaranga se basuka dore turirimbe iki hanyuma agiye kuturirimba dore umwana wowo fatanye twe tumujyanye fe ndakaguha ikibabaje kandi cyane wowe nabyuze turi kubikora nabi turi kubikora ahasigaye umunani ntabwo ari bukomeza ahora gwakina nawe waduhaye ibyacu ubundi uremera ko wabitwaye ngandebera uremera ko wabitwaye cyangwa ntabwo byemera ntabwo ruhaye nariye biswi nayimaze tuguhe se indabo ebyiri basi akira n'urundi ndashaka biswi kandi wayiriye nese ushaka iki nyine ntabwo nahazi icyo ari cyo cyose wowe turakigukorera wowe gira ibyinari dukora ibirangira mubanze mumfashe ikari mubanze mumfashe
tubanze tugufashe iki ntabwo njye nayifata yanika aho ngaho ko kirimo ku ubundi se buri ujya ukimesa ujya ukimesa iki kintu kimvane hejuru ujya ukimesa ngaho usenga nyine tugende ngaho twagiye dusenge turasenga muye buryo se kandi mu cyongereza mu kinyarwanda turasenga gute njyewe mvuga igishinwa n'igisipanye usenga nyine natwe turakizi ibyo tukivuga tubwire umuntu ari buze kuza kutugora tubwire shinshya wachiyashi mwami Yesu abane nawe shinshya washiditi amen 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 ibi bitambo bamutanzemo ntago ari ibyina ubundi ikintu ushaka muri make n'iki ngo tukiguhe basi twigire kwizanira akazigo kacu ongera unyambike boxer ese ubundi waje tukagenda ukajya kutwereka akariso abantu bameze gutya muragorana sinzi uko nakwita pe gira icyo udufasha rwose turaguha icyo ushaka cyose akantu kanyu sinababwira ngo ariko bantu nyambike boxer ese nduri bukwambike boxer hano wakigurana dufite umwanya wo kwambika ikariso reka uzaba sinavuga abantu no turi babiri twagukubita muri babiri aka kanya ubu twagukubita oya ntabwo tugukubita reka tubikoremo reka jewe do DJ ya do reba je do DJ ya urayibona urayibona ngaho tugende tuyigure kubita urushyo wakigura icyo gihe wese waje ukora umukubita tugende turamashe tugende kora igihe uri gukubita kandi ruhongo tugende tuyigure ndashawe na biscuit wamaye inje ariko ndayigura urabizi kubita tugende oya ntabwo njye nakwambika ikariso tugende mwana tugende bantu nyambike ikariso tugende ndayikwambika tugeze imbere tugende uva tugende ese ubundi unywa n'inzoga nayo ubu bazi ngo bandushije ubwenge rero nanjye umuntu w'i Kigali ndumva reka nze mbereke ndaje mbakorera ibintu ku buryo ebana n'umuntu wese uzabibona azahita avuga ati koko ibirozi bibaho kabisa God have mercy upon us. reka nze nkwereke nanjye ko ndi mubira sha baruka fata amata ni tabi